ni ubuhamya Transparency International Rwanda yahawe na bamwe mu bakobwa basabwe n'abarimu kuryamana nabo, gusa ntibifuje kugaragaza umwirondoro wabo. Ababihamya kandi ni abakoze umurimo w'ubwarimu cyangwa abize muri kaminuza. Muri kaminuza iyo turi gukora amabazwa cyangwa se ibizamini, urupapuro umunyeshuri asubirizaho hajyaho inimero imuranga yonyine niyijyaho, nta n'izina rye ririho. Ariko hari igihe byantunguye biranantangaza, umwarimu adusabye yuko dushyiraho na nimero za telefone zacu. Nyuma rero nibwo naje kumenya yuko mbibwiwe n'abo twiganaga ko ab'igitsina gore bose uwo mwarimu yabahamagaye. Wanababaza ese yabahamagaye babwira iki, akakubwira bati wumvaga arimo kugenda aganisha cyane ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, abereka uburyo bashobora kuba babona amanota babanje kuba babona. Muri iyi raporo uyu muryango urwanya ruswa uvuga ko ruswa y'igitsina itoroshye kuyitahura. Ntugaragaza uburemere bw'iki kibazo mu mibare, uretse ko uvuga ko iyi ruswa yashinze imizi muri kaminuza zinyuranye. Ni ruswa y'igitsina yagaragaye muri za kaminuza, cyane cyane za kaminuza zaba izigenga cyangwa iza leta, aho abakobwa basabwa ruswa y'igitsina kugira ngo babone amanota ndetse babone n'ikizamini mbere kugira ngo babe bashobora gutsinda. Byakwica uburezi, karite y'uburezi, ireme ry'uburezi aho ngaho ryasenyutse. Rekrutema y'abarimu nayo twasanze iri mu bibazo byagaragayemo ibyuho bya ruswa, ariko hagiyeho ingamba z'ikoranabuhanga ndetse no kubaka inzego zikumira ibyo byuho bya ruswa. Muri kaminuza y'u Rwanda bemera ko ruswa ishingiye ku gitsina ihari. Kiriya cyegeranyo tuzagifata nk'ingenzi mu kurwanya icyo twemera ko ari ikibazo. Ubwacu nka kaminuza y'u Rwanda ku bufatanye n'urwego rw'umuvunyi twatangije ibyo twise anti-corruption committees muri kaminuza y'u Rwanda, na club y'abanyeshuri nayo ishinzwe kurwanya ruswa, kandi niyo ngiyo y'igitsina nayo irimo. Aho ruzingiye ni ugushyiraho uburyo bw'ukuntu abantu bajya batanga amakuru y'ukuri ntibibagireho ingaruka. Hashingiwe ku makuru y'umuryango wa Transparency International Rwanda, ruswa igaragara kandi mu itangwa ry'amasoko y'ibiribwa by'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye ndetse no mu gutanga imyanya y'imenyerezamwuga mu bwarimu. Ruswa mu Rwanda ntihanganirwa na gato. Itegeko rya 2018 rivuga ko uhamwe na ruswa y'igitsina ahanishwa igifungo kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 10. Ariko Transparency International Rwanda ivuga ko ari gake icyo gihano gishyirwa mu bikorwa. Byongeye kandi uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ugaragaza ko hari imbogamizi ikomeye yuko abahohoterwa abenshi bananirwa gutanga amakuru bitewe n'imigenzo n'umuco, bikagora umunyeshuri kuvuga yeruye ko yasabwe ruswa ishingiye ku gitsina n'umwarimu we.